Yes, nguhaye ikaze kandi ndagushuje nkwifuriza ibihe byiza wowe udahwema gukurikira Inguni Zose TV. Reka kandi musoze by'umwihariko wowe wamaze gukanda subscribe kuri channel, mbwira nawe utarakandaho mubwira ngo iki nicyo gihe kugira ngo ukande subscribe, hanyuma ibiganiro byacu ndetse n'amakuru tugenda tubaha ukabibonera ku gihe. Hanyuma rero dufite inkuru mu karere ka Ngoma ndetse no mu karere ka Bugesera, aho muri Ngoma hari urupfu rwatunguranye rwishe umukecuru witwa Angelique, ndetse no mu Bugesera hakaba hari umugabo witwa Vital wishwe n'inkongi y'umuriro itewe na telefone. Ngaho rero aya niyo makuru tugiye kubaha, ndakubwiye ngo tera agatebe hanyuma mu kanya nze nyakuramburire. Ngewe ndi Brown T, izi ni Inguni Zose TV, nice muri studio ngira ngo nkugezeho amwe mu makuru aba agiye acicikana ku mbuga nkoranyambaga. Naho mu kanya rero reka nze nkuramburire iyi nkuru. Yes, turagarutse rero ku nkuru yacu. Ni inkuru y'urupfu rw'umukecuru witwa Angelique. Iyi ni inkuru yabaye ku itariki 3 z'ukwa munani umwaka wa 2026. Aha ni mu mudugudu wa Mfune na Kagari ka Gituza ndetse umurenge wa Rukumberi. Aha ni mu karere ka Ngoma, aho bivugwa ko hari umugore cyangwa se umukecuru waba warapfuye urupfu rutunguranye, aho ngo yaryamye mu kanya gato yabajya kureba bagasanga umuntu yaheze umwuka. Ngo byaje rero guturuka hehe? Uyu mugore ngo ni umugore ukunze kuba yikundira ikintu cyitwa kinywaji, umuntu ukunda kwinywera agacupa kabisa, aho ngo akunda kunywa inzoga za konyagi, za kiwingo ndetse n'ibindi byuma. Ahangaha ngo bakaba baramusanze rwose ngo yiryamiye yasinziriye, ariko nanone bikavugwa ko uyu mugore ngo yarafite ikibazo cy'umuvuduko cyangwa se yarafite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso. Bashobora kuvuga yuko rero aricyo cyaba cyatumye cyaba cyavuyeho uru rupfu, ariko nanone bakavuga yuko mu by'ukuri kubera n'ubundi izo nzoga yajyaga yiyahuza rimwe na rimwe ngo ataryaga, ahubwo agakunda kuba yanyweye ibyo byuma, ndetse bikavugwa yuko ngo byari byaramuhinduye n'umusazi. Abenshi bamufataga nk'aho ari umurwayi wo mu mutwe, cyane yuko uyu mudamu apfuye cyangwa se yitabye Imana asize abana 3 ndetse n'umugabo we. Ariko umugabo we bavugaga yuko ngo yaba yari yaramutaye n'ubundi yaragiye kwikodeshereza inzu, bitewe nuko ngo yari yaravuze yuko adashobora kubana n'umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe. Ariko nanone abandi bakavuga yuko byaba biterwa n'ubusinzi cyangwa se izo nzoga yiyahuza. Uyu mubyeyi rero ku ijoro ryo ku itariki 3 z'ukwezi kwa munani ngo nibwo yaryamye, ndetse nk'uko byagiye bisobanurirwa n'umuhungu we ndetse n'abaturanyi. Umuhungu we yagiye avuga yuko rwose yavuye ahantu ngo hitwa ku isi ya 9, hanyuma ubwo ni muri ako gace ko muri akano karere ko muri Ngoma. Cyane cyane ko murabizi hari ahandi hitwa ngo ku isi ya 9 Nyabugogo, abantu wenda batagira ngo niho tuvuze. Ahangaha n'indi karitsiye bita ku isi ya 9 ni muri aka karere ka Ngoma nyine mu murenge wa Rukumberi. Ubwo rero ngo uyu muhungu yaje gutaha, ageze mu rugo abona umubyeyi yariryamye, ariko agira ngo ni kwa kundi umuntu avuga ngo araruhutse, ariko nyuma ngo byaje kugaragara yuko yaba yitabye Imana. Hanyuma rero mu cyatumye wenda bakeka yuko yaba azize ubwo burwayi cyangwa se yaba azize bimwe muri izo nzoga z'ibyuma yajyaga anywa, ngo baje kureba mu byangombwa bye cyangwa se mu mpapuro yari afite aho ngaho mu cyumba cye, baza gusangamo impapuro zo kwa muganga zigaragaza ko yari arwaye umuvuduko w'amaraso. Ariko nanone ngo nk'uko abaturage bagenda babivuga, bakavuga yuko
uyu mukecuru cyangwa se uyu mubyeyi ngo yaba atakundaga ikintu cyo kurya, ndetse ngo ashobora kuba yamara n'iminsi n'ibiri nta kiryo akojeje mu kanwa, ariko ngo icupa ritamuva ku munwa. Aha rero niho bari kuvuga bati ashobora kuba yazize izo nzoga z'ibyuma ahora yiyahuza, cyangwa se akaba kuba ko yarwaraga umuvuduko w'amaraso, akaba ariho urupfu rwe rushobora kuba rwavuye. Umunyamabanga mpuzabikorwa cyangwa se gitifu w'uyu murenge wa Rukumberi witwa Nshimiyimana Jean Pierre yagiye asobanura yuko urupfu rw'uyu mubyeyi yaje kurumenya, ndetse RIB ikaba irimo iragenda ikurikirana icyaba cyishe uyu mubyeyi, ndetse akaba yajyanwe ngo mu bitaro kugira ngo hasuzumwe icyaba cyaje kumuhitana, ariko na RIB ikomeza kugenda ikora iperereza. Reka tuve muri aka karere ka Ngoma rero dusimbukire mu karere ka Bugesera, ahavugwa urupfu rw'umugabo witwa Vitali ngo waba wishwe n'inkongi y'umuriro, ndetse n'umugore we n'umwana we bakaba bari mu bitaro ndetse barimo baritabwaho, ariko ngo bakaba nabo bari bakomeretse mu buryo bukomeye cyane bitewe n'iyi nkongi y'umuriro yaje kuba. Hanyuma rero aha ni mu karere ka Bugesera, ni mu murenge wa Kindama mu kagari ka Ruhuha, haravugwa yuko ngo haba haracaginzwe telefone, ni batiri ya telefone ngire ngo yaje gucagingwa kuri purize nk'uko bagiye babisobanura. Hanyuma iyi nkuru cyangwa se uru rupfu rw'uyu mugabo nabyo byabaye ku munsi wo kuwa gatandatu wa kiriya cyumweru gishize, ubwo uyu ngo mu bacagingaga telefone kuri purize ngire ngo ni batiri, ashobora kuba ari batiri bahambiriye ikaza guturika, noneho yaturika umuriro ngo ukaza gufata matera uyu mugabo nyakwigendera Vitali yari aryamyeho, ndetse n'umugore we n'umwana. Hanyuma ngo iyi matera ikaza gufatwa ikaza kugurumana, hanyuma ko bari baryamye basinziriye bakaza kwisanga umuriro wabatatse, nk'uko abaturage bagenda babivuga, bavuga yuko baje gusangwa rwose ngo bameze nabi, ariko umugabo we bihita bimuviramo urupfu. Ubwo rero ngo iyi nkongi y'umuriro yazaga kubafata, uyu mugabo akomeje kugenda arwana no ku mugore n'umwana, ariko nanone bitewe n'uko ari umuriro wari ubatunguye, ndetse mu nzu hari hamaze kuba icyo bita icuraburindi, haba umwotsi ndetse n'ubushyuhe bwinshi, ngo ndetse aza no gushakisha urufunguzo kugira ngo abe yafungura basohoke. Urufunguzo abanza kurubura, ariko nyuma kugira ngo ruze kuboneka bari bamaze kuzahara kabisa, bahiye umubiri wose. Hanyuma rero uyu witwa Vitali bihita bimuviramo urupfu, ariko ngo umugore we n'umwana we baza gukomeza gutera kuka, nibwo rero bahamagaye ambulance iza kufata abo ngabo ijya kubitaho, ubu bakaba barwariye n'ubundi mu bitaro nk'uko byagiye bitangazwa ndetse bakitabwaho. Hanyuma rero umuvugizi cyangwa se umuyobozi wa polisi muri ntara y'Iburasirazuba witwa Senior Superintendent Twizeyimana Hamduni yaje gusobanura ko iyo nkuru yaje kumugeraho, ndetse asobanura buryo ki bamuhaye iyo nkuru, ko iyo mpanuka yaje kugenda y'umuriro cyangwa se iyo nkongi y'umuriro, ndetse agira n'inama n'abandi bose bakoresha ku bintu bijyanye n'umuriro w'amashanyarazi, abakangurira kuvuga ngo bajye bakoresha umuriro cyangwa se bajye bakoresha amashanyarazi mu buryo budateza ikibazo, cyangwa se mu buryo budashobora guteza impanuka nk'izi ngizi, cyane cyane gukinisha purize cyangwa se za raronje bajombamo utuntu tujyanye n'insinga cyangwa se ibintu bijyanye n'ibyuma batazi gukoresha cyangwa se batazi uburyo bigomba kwirindwamo, ari nabyo rimwe na rimwe bigenda biteza inkongi z'umuriro. Hari abaturage rero bagenda bavuga bati ntabwo byari muri purize ahubwo byari muri raronje, kuko iyo biza kuba muri purize hashobora kuba hari bube inkongi y'umuriro ikaze, kuko byari bufatishe wenda
igice cyose cyangwa se inzu yose hakaba kurusirikwi cyangwa se hakaza kuba sirikwi mu nsinga. Ariko ngo ni ibintu byabaye uko telefone cyangwa se uko batiri yari icaginzwe muri raronje, ngo batiri niyo yaje guturika ariko bibyara igishashi cy'umuriro, biza gufata matera ndetse n'amashuka uyu mugabo Vitali yari aryamyeho ndetse n'umugore we n'umwana we. Hanyuma rero haba ariho haturuka inkongi y'uyu muriro. Hanyuma rero umuvugizi wa polisi yaje kuvuga yuko nanone iyo birangiye kuba gutya cyangwa se iyo incident nk'ingi ibaye, ntabwo barekera aho ngaho, n'ubundi bakomeza kugenda bakora iperereza bakurikirana mu buryo bwimbitse uburyo icyaba cyatumye habaho iyi mpanuka cyangwa se habayeho urupfu rw'umuntu. Ngaya rero amakuru twe tubafitiye twabagezagaho uyu munsi. Ngewe nitwa Brown T, izi ni Nguni Zose TV, ibyacu nakagaruka naho mukanya.